Mwiriwe neza mwese nshuti bavandimwe mukomeje gukurikirana ibikorwa bya Fiatech Technology cyangwa se Fiacre Technology. Ndakomeza kubashimira, nshimira abamaze gukora subscribe, nshimira abamaze gukora like, abashyiraho komanteri bagaragaza amasomo bakumbuye cyangwa se icyo bashaka kwiga gishya mu buzima mu bigendanye n'ikoranabuhanga. Mbibutsa ko ino party cyangwa se iki gice cya Excel kirangira tuzakomeza kuri Word n'izindi porogaramu zikunze gukoreshwa cyane zitandukanye. Hanyuma uyu munsi wa none tugiye kurebera hamwe functions cyangwa se donc functions dukunda dushobora kuba bamwe muri twe tutazi cyangwa se dukoresha tutazisangamo neza. Uyu munsi turakoresha functions enye. Iya mbere ni today, iya kabiri ni iyitwa now, iya gatatu ni iyitwa roman, iya kane ni iyitwa left. Hanyuma ino ya mbere yitwa today, muri kuyibona iri mu ibara ry'icyatsi, igufasha kumenya itariki y'umunsi uriho. Igufasha kumenya itariki y'umunsi uriho. Hanyuma iyitwa now igufasha kumenya itariki y'umunsi uriho n'isaha y'ako kanya uriho cyangwa ufite ako kanya. Hanyuma iyitwa roman igufasha guhindura imibare wanditse mu kiromani. Tuvuge nimba wanditse rimwe ikagufasha guhita igushyirira mu kiromani 5 gutyo n'indi mibare turaza kubibona mu minota igiye imbere. Tukagira iyitwa left. Left ni function igufasha guca udukoni cyangwa se chart zingana n'imibare wanditse. Nkibisobanura gutya ushobora kutabyumva, ariko nidutangira practice biraza kukorohera cyane. Hanyuma reka duhere kuri today. Wandika, twabonye ko idufasha kumenya itariki turiho uyu munsi. Itariki turiho uyu munsi kugira ngo tuyimenye twifashisha function yitwa today. Tubikora gute rero? Urandika ikimenyetso cyabihwanye nkuko twabibonye ko formule zose cyangwa se functions zose zitangirwa n'ikimenyetso cyabihwanye. Wandika ijambo today, wabyandika mu nyuguti nkuru cyangwa ntoya nta kibazo, ugashyiraho bracket ifunguye n'indi ifunze, ugakanda enter button. Bahita bakwereka ko turi ku itariki ya 11 z'ukwa gatandatu 2024. Tubyibukiranye ko ukanda equal today ugafungura bracket, ukongera ugafunga bracket, ugakanda enter, igahita ikwereka itariki y'uwo munsi. Hanyuma tugiye kureba iyitwa now. Twabonye ko idufasha kutwereka itariki ndetse n'isaha. Itariki n'isaha icyarimwe. Urandika ikimenyetso cyabihwanye, wandika ijambo now mu nyuguti nkuru cyangwa into, ufungure parenthèse cyangwa se bracket cyangwa se bracket, wongere uyifunge, nusoza ukande kuri enter. Murahita mubona ko turi ku itariki 11 z'ukwa gatandatu 2024 saa 2:20 nibwo nari nkibikora. Ndizera muri kubibona. Dore formule, reka ngerageze kuyizuminga cyane muyirebe. Kangire gutya neza, nandika ijambo now, mfungure bracket, nongere nyifunge, nkande enter. Ndizera nzuminze mutagerageza kubibona. Ni gutya yandikwa now, gutya now, equal now, bracket, ukakanda enter, igahita ikwereka isaha ugezeho. Hanyuma roman murabona ko nakoze table. Twabonye ko ino roman idufasha gufata imibare twanditse iri decimal isanzwe, ikadufasha kuyishyira mu kiromani. Mu biromani uraza wandika ijambo roman, equal roman mu nyuguti nkuru cyangwa intoya, nusoza ufungure bracket,
numara gufungura buraketi ukirike, urabona ko uyu mubare rimwe iri mu kazu kitwa F6 seri, akazu kitwa F6 ukirikamo mu mubare wa mbere ushaka guhindura ikiromani, ugakanda kuri buraketi ifunga, wasoza ugakanda kuri inta. Murabona ko nk'uko muri kubibona, reka ngerageze kuzuminga, ngerageze kugira imibare minini rwose bigaragare. Murabona ko hahise hiyandikaho ikiromani cya mbere. Twabonye ko kugira ngo mbone ibindi ndakurura nze ngeze ku mubare wa nyuma, cyangwa se ku mubare nateguye gukorera mu kiromani. Muri kubona ko imibare yose imaze guhita yishyira mu kiromani. Tugeze kuri function ya nyuma ariyo ya kane yitwa rept. Twabonye ko idufasha gufata imibare twanditse ikaducira uturongo cyangwa se chat. Abazi muri statistique amachat turayazi, cyangwa se namwe murayazi, akunze gukoreshwa. Icyo ukora ni iki? Uraza ukandika, ubu muri make irajya ica uturongo duhagaze tungana n'umubare nashyize hano muri korone ya unit. Ndaza nandika ikimenyetso cyabihwanye, nandike rept, mfungure buraketi, nkande utudomo tubiri double quotes, nkande shift, nkande no ku karongo gahagaze muri kukabona, nongere nshyireho double quotes. Nimara gushyiraho double quotes, nshyireho kama cyangwa se virigile cyangwa se akitso, nindangiza nkirike mu mubare wa mbere nshaka gukorera amacati, ni muri G7 cyangwa se G7 cyangwa se G7 mu kinyarwanda. Nk'uko nabibemereye nzajya nkomeza nkoresha ikinyarwanda, n'izindi version z'icyongereza zizajya ziza. Nindangiza mfunge bracket cyangwa se mfunga parenthèse cyangwa se agakubo, nkande kuri inter. Muri kubona ko agacati ka mbere kiyanditse, nkururengeze ku mubare wa nyuma, uducati twice bingana n'umubare uri hano. Ubu utuducati ni 20, utu ni 16, utu ni 3, utu ni 4. Nkomeje kubashimira rero, mbasaba gukomeza gukora subscribe, share, like, comment, kandi ndabakunda. Dukomeze duteze imbere igihugu cyacu dukoresha ikoranabuhanga, kandi tumenye imashini byimazeyo byimbitse. Ndabashimiye, mukomeze kugubwa neza. Mwari kumwe na Fiacre IT, kandi mbifuriza iterambere mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Ciao ciao.